Muraho neza ndabashuje nanone mbaha ikaze kuri Love Creations, mbaha n'ikaze kandi mu gikoni. Turacyari muri ya minsi yo guteka. Uyu munsi rero nifuje kubakorera ibintu mwasabye cyane. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo bune watekamo umuceri. Ni ukuvuga muri iyi video ndaberekamo uburyo bubiri, hanyuma mu yindi nzabereke uburyo bundi bubiri busigaye. Ubu buryo rero ngiye kubereka muri iyi video ndabereka uko wateka umuceri uvanze n'imboga. Wowe ushobora kuba aho mu rugo wabikoraga, ariko uyu munsi ngiye nanjye kukwereka uko mbigenza. Biba biryoshye, abantu bose mbikorera barabikunda, abo mu rugo barabikunda. Nawe uzabigerageze hanyuma mumbwire muri commentaire uko muzaba mwabibonye. Nawe nimba ufite uburyo ubutekamo uzadusangize muri commentaire. Reka mbereke ibikoresho tugiye kwifashisha byo gukora umuceri mu buryo bwa mbere. Mu muceri wacu rero turashyiramo seleri ngizi, turashyiramo poivron vert na poivron rouge, haba hari na poivron z'umuhondo wazishyiramo uyifite. Turashyiramo na tungurusumu, turashyiramo na karoti, dukoreshe miteja, dukoreshe na ginger, dukoreshe n'igitunguru. Hanyuma ingredient yacu nkuru ni umuceri nguyu uko ungana, uwo ari wo wose ufite wawukoresha. Icy'ingenzi ni uko ukora iyi recette ngiye kubereka. Okay, turashyiramo amavuta. Ngiye nkoresha amavuta y'ubuto, wowe ushobora gukoresha bel cyangwa ugakoresha margarine bitewe n'ayo ufite. Hanyuma amavuta atarakayuka cyane turashyiramo poivron zacu. Hanyuma tugahita dushyiramo na poivron rouge. Hanyuma tugashyiramo igitunguru. Hanyuma ibi ngibi ubiteka ku kariro gakeya, ntabwo ushyiramo umuriro mwinshi kugira ngo bitahita bishirira kandi bitarashya. Hanyuma ugashyiramo utuzi duke cyane juste kugira ngo bidahita bishirira, kandi dushaka ko poivron zacu zenda gusa donc zenda kumera nk'izikomeye ariko nanone zikaba zihiyemo gakeya. Aka kanya rero nibwo uhita ushyiramo akunyu. Akunyu biterwa n'umunyu mukoresha, nta gipimo cyihariye navuga, ubwo byaterwa n'uwo murya, ariko biba byiza utetse gakeya. Hanyuma ugashyiramo white pepper, ariko ufite na black pepper wayishyiramo. Twebwe dukunda hano gukoresha white pepper, ariko ni kimwe nta hantu bitaniye. Ushyiramo gake. Rero niho dushyiramo ya tungurusumu yacu twarapye hamwe na ginger. Ntabwo ushyiramo byinshi, ariko ko ari abantu bakunda tungurusumu nyinshi mu biryo, washyiramo bitewe n'ingano y'ibiryo wowe ushaka gukora. Nyishyizemo aka kanya kugira ngo ikomeze ishyane na poivron zacu. Gusa nanone ntabwo nshaka ko poivron ziza gushya cyane, oya, ni ukugira ngo zise nk'izihiye nk'izo wakoresha muri salade.
zise nk'izihiye ariko nanone zishye nka 60%. Niyo mpamvu mubona nashyizemo n'utuzi duke cyane pe. Nyuma ugategereza indi minota nk'itatu mbere yuko ushyiramo ikindi kintu. Noneho iyi point tugezeho niho handi noneho dushyiramo karoti hamwe n'imiteja byacu biratogosheje. Ni ukuvuga ngo wowe washaka wabiteka bidatogosheje, ariko njyewe aha ndabishyiramo bitogosheje, ariko nabwo nubwo nabitogosheje ntabwo bihiye cyane. Ndashaka ko imboga zacu ziza kumvikana ku buryo urya ukumva nimba ari karoti ukayumva, nimba ari poivro ukayumva. Nkakomeza nkavanga. Aha bigeze rero ufite garlic powder gakeya, kuko uba washyizemo na kari naturel, ushyiramo gake cyane, gake. Aha rero kongeramo utundi tuzi dukeya, nabyo nk'ikiyiko kimwe, ntabwo ari twinshi, bwo kugira ngo bidafata hasi. Hanyuma ugategereza iminota utari munsi rwose, mike cyane, iminota 5. Murabibona ukuntu bitangiye kumera, kubera ko karoti zacu zari zihiye nka 70% hamwe n'imiteja nabitogosejanyije icyarimwe. Hanyuma rero poivro zacu nazo zigeze kuri point nziza, ntabwo dushaka ko zishya cyane. Murabibona. Aha rero niho handi tugiye gushyiramo umuceri. Ubu tugiye gushyiramo umuceri nawo nawutogosheje. Biba byiza iyo ubanje kuwutogosa kugira ngo uze gutekana ibi bintu bimeze neza. Ni ukuvuga ngo njyewe ndateka ungana utya, kuko mu rugo niko tungana. Wowe rero wakora kantite ushaka. Noneho mu gihe umaze gushyiramo umuceri utaravanga cyane, turi gushyiramo soya sauce. Ntabwo ushyiramo nyinshi, ushyiramo gakeya. Hanyuma tukavanga imboga zacu neza. Noneho mu kuvanga turongera tuzane ya poivro dushyiremo, nabwo katari kenshi cyane. Umunyu wo twebwe ntabwo turya mwinshi, uwo nashyizemo kare mu mboga urahagije. Hanyuma tukavanga. Muri kubibona rero ukuntu ibiryo umuceri wacu umeze, ufite intungamubiri zose. Ushobora no kurya wonyine utarinze wakora izindi mboga, kuko imboga zose ukeneye ziba zirimo. Noneho no kuba washyizemo soya sauce byongera ubundi buryohe. Uyu muceri muzawugerageze mumbwire. Hanyuma rero wenda gushya, ubu nenda kuwarura. Nigeze kubereka ko hari seleri, aka niko kanya kazo. Seleri rero impamvu zishyizemo nyuma, nashyizemo n'umuceri, nuko zo mba nshaka zijyemo zimeze nkuza kubirya, ujya kumva ari tubisi, donc twumva neza ari naturel. Hanyuma nkanyanyagizamo dukeya tutari twinshi, nkakomeza kuvanga. Voilà, nabibonye ibiryo biroroshye kubikora.
urugero nk'umuntu wenda uba mu rugo wenyine, uba ahantu wenyine muri ghetto ye, afite nk'ubunebwe bwo guteka ibintu bya hatari, ibi bintu rwose byamufasha. Uvuye ku kazi unaniwe ariko ushaka ibintu bifite intungamubiri, ibi n'abana barabikunda cyane, wabitekera umwana wawe bikatwarure. Warangiza kugira ngo umere neza ugashyiraho utundi dusereri twawe na deko, ubundi ukaba umeze bien. Uyu muceri uraryoshye pe, si ukuvuga ngo nuko ari njye wawukoze, harimo akantu k'agasenda ka tangawizi, akazamo akantu ka tungurusumu, noneho na ka poivre ukuntu kari gukocoka, donc ntabwo gahisha neza 100%, kimwe na karoti. Mugerageze mumbwire muri commentaire ko mwabibonye, ndetse kandi nimba nawe ufite ukundi kuntu ukora udusangize tubashe kujya duhinduranya. Urabona ukuntu umuntu yibaza nzabya umuceri kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, ugasanga uwuteka uburyo bumwe, wari uteka ari umweru. Mbese ubu rero njye ndashaka kubereka ubundi buryo nyine bune nabibabwiye muzajya mutekamo umuceri wanyu kandi ukaryoha, ugahora uhindura. Murakoze cyane, ndabashimiye. Reka ndye umuceri, tuzasubira muri video itaha. Bye.